Byanga byakunda imyidagaduro ni kimwe mu kintu nge nawe duhuriyeho. Uyu munsi mu Rwanda hari ibyamamare byatanze ibyishimo ariko nyuma biza kubura ubuzima bwabo. Uyu munsi niyo mpamvu nahisemo kugutegura urutonde rw'abahanzi 10 cyangwa se ibyamamare 10 bituruka mu Rwanda byatanze ibyishimo ku banyarwanda uyu munsi bikaba byaritabye Imana. Abangaba bakimara cyangwa kwitaba Imana, abanyarwanda benshi bakomeje kugenda bagaragaza agahinda n'amarira nyuma yuko babuze ibyamamare byakomeje kugenda bibaha ibyishimo. Uretse ko none mu by'ukuri ibyishimo nicyo kintu cya mbere dukenera mu buzima bwacu kugira ngo tubeho neza, uretse kurya no kuryama ibyishimo bikurikiraho. Uyu munsi utishimye bigaragara neza ko wishimye akomeza kugenda abaho neza kandi akaba yakiyongera n'iminsi yo kurama. Ibi kandi bikomeza kugera bivuga ko ibi byamamare byakomeje kugenda tanga ibyishimo ku banyarwanda ndetse n'abandi bakomeje kugenda babakurikira. Uyu munsi ni munyemerere dutangira urutonde rw'abahanzi 10 cyangwa ibyamamare 10 bya mbere mu Rwanda byitabye Imana, ariko uyu munsi bikaba bigikunzwe, ibikorwa bakoze biracyarebwa cyangwa se biracyakunzwe. Ibi nibyo byamamare bya mbere mu Rwanda byatanze ibyishimo, uyu munsi n'ibikorwa byabo biracyakunzwe cyangwa se biracyarebwa. Abangaba bakimara kwitaba Imana bakomeje kugenda bababaza benshi mu Rwanda. Ikindi kandi ugomba kumenya kuri ibi byamamare nibyo byamamare bya mbere mu Rwanda byitabye Imana bikaba bigikunzwe, ibikorwa byabo bikaba bigikunzwe, na n'uyu munsi mu by'ukuri abantu baracyagaragaza amarangamutima kuri aba bahanzi bitabye Imana. Ibi byamamare uretse ko turibuze gusangamo n'abapasiteri bakomeje kugenda basusurutsa abanyarwanda, na n'uyu munsi bakaba bagikunzwe, ibikorwa byabo cyangwa se ibitaramo bakoze bikaba bikirebwa n'abatari bake. Byambutse imipaka bigera kure bitewe nuko bakomeje kugenda batanga ibyishimo ku batari bake hano mu Rwanda. Uretse ko nanone tutavuga mu Rwanda gusa, ugwa neza bidashidikanya ko ibikorwa by'ibi byamamare byambutse imipaka bigera mu bindi bihugu. Ibikorwa by'ibi byamamare biracyakinwa henshi cyane, biracyakunzwe n'abatari bake ku isi no mu Rwanda by'umwihariko akaba ari naho bituruka. Uyu munsi ni munyemerere dufunike urutonde rw'abahanzi cyangwa se ibyamamare 10 bya mbere mu Rwanda byapfuye ariko na n'uyu munsi bikaba bigikunzwe. Ibikorwa bakoze biracyarebwa n'abatari bake, ibikorwa byabo byakomeje kugenda byabuka imipaka. Uyu munsi nahisemo kugutegura urutonde rw'abahanzi 10 ba mbere Rwanda bakomeje kugenda bakundwa n'abatari bake ndetse kandi bakazamura amarangamutima y'abanyarwanda. Uyu munsi abanga bakimara kwitaba Imana bakomeje kugenda bariza benshi cyane, bakomeje kugenda bagaragara mu gahinda gakomeye cyane. Akano mpamvu nahisemo kugusoreza umwaka gutegura urutonde rw'ibyamamare 10 bya mbere mu Rwanda byakunzwe kugeza na n'uyu munsi bikaba bigikunzwe. Ibikorwa bakoze biracyarebwa n'abatari bake, dore ko nanone abangaba bakomeje kugenda binjiriza abatari bake ndetse kandi bakanafasha benshi mu Rwanda. Uyu munsi niyo mpamvu benshi ku bikorwa by'ibi byamamare kubera ko byakomeje kugenda bikora ibyiza gusa ndetse kandi bigakomeza gususurutsa benshi bigatanga ibyishimo ku batari bake. Abangaba batanze ibyishimo mu buzima bwabo bwose ndetse kandi bakomeza kugenda bikura kure bigeza kure kugira ngo batange ibyishimo ku banyarwanda. Niyo mpamvu benshi badahwema kureba ibyiza by'aba bagabo cyangwa se ibyiza by'ibi byamamare byakomeje kugenda biha abanyarwanda. Uyu munsi akaba niyo mpamvu ibi byamamare bigikunzwe n'abatari bake mu Rwanda bitewe n'ibyishimo byahaye abanyarwanda. Twibutsa ko aha ari kuri Kigali West nk'ibisanzwe. By'umwihariko nshuti mukunzi, niba bwa mbere tugiye kubana ku mugari wacu wa YouTube, turagusaba gukanda subscribe wibuke no gufungura kuri iyo nzogera notification kugira ngo ntukajye ucikwa n'ibyiza bibera kuri YouTube channel yacu. Ikaze nanone ku rutonde rw'ibyamamare 10 bya mbere mu Rwanda byakunzwe ariko byitabye Imana. Niyo mpamvu twahisemo kugutegura urutonde rw'ibyamamare 10 bya mbere mu Rwanda mu mwaka wa 2025 kugira ngo mu by'ukuri ntitubyibagirwe. Aha naho twaboneye kwibuka ibi byamamare kubera ko byaduhaye ibyishimo cyangwa se byatanze ibyishimo ku banyarwanda. Niyo mpamvu twahisemo gutegura urutonde rw'ibyamamare 10 bya mbere mu Rwanda byakunzwe muri uyu mwaka wa 2025. Mwifurije kugira umwaka mushya muhire ku bawe n'ibyawe, kugira ubuzima buzima, ibyo kurya n'amafaranga. Nguhaye ikaze muri iki kiganiro tugiye kurebera hamwe urutonde rw'ibyamamare 10 bya mbere mu Rwanda byapfuye ariko na n'uyu munsi bikaba bigikunzwe, ibikorwa byabyo bikaba bikigenda. Ibi byakunzwe n'abatari bake mu Rwanda. Nguhaye ikaze. Ku mwanya wa mbere tuhasanga umwe mu bahanzikazi bakunzwe uzwi ku izina rya Nyirasengiyumva Valentina, wamamaye ku izina rya Dorimbogo cyangwa Vava. Uyu nguyu yamenyekanye none ku ndirimbo yasohoye yise Dorimbogo, akaba naho izina rya Dorimbogo ryavuye. Yakunzwe n'abatari bake mu Rwanda, yataze ibyishimo, na n'uyu munsi bimwe mu bikorwa yakoze byakomeje gukundwa n'abatari bake. Ariko nubwo uyu nguyu yitabye Imana, n'uyu munsi ibikorwa byiwe biracyakunzwe n'abatari bake, dore ko nanone bigikinwa na benshi. Dorimbogo cyangwa se Vava uzwi ku izina rya Nyirasengiyumva Valentina uturuka none mu karere ka Nyamasheke witabye Imana aguye mu bitaro bya Bushenge. Uyu munsi uyu nguyu akimara kwitaba Imana benshi bagaragaje agahinda n'amarira akomeje guhora ku maso y'abanyarwanda, nyuma yo baza kuba bahora ariko ntibahoze kureba ibikorwa byiwe. Ibikorwa bye biracyakunzwe n'abatari bake, dore ko nanone ibikorwa by'uyu muhanzikazi nyarwanda wakunzwe n'abatari bake akaba yaramenyekanye ku ndirimbo yise Dorimbogo. Ni indirimbo yakunzwe n'abatari bake na n'uyu munsi ni indirimbo igikinwa henshi.
uyu nguyu akaba ari umuhanzikazi wa mbere mu Rwanda witavye Imana, ariko na n'uyu munsi akaba agikunzwe, ibikorwa bye bikaba bigikunzwe n'abatari bake. Ku mwanya wa kabiri turasanga umwe mu bahanzi bakunzwe, akaba ari umuhanzi wamenyekanye kuririmba indirimbo z'Imana. Uyu nguyu azwi ku izina rya Kizito Mihigo. Kizito Mihigo nanone yakoze indirimbo zakomeje kugenda ziramya Imana, ariko na n'uyu munsi indirimbo ze zikaba zikinwa n'abatari bake mu Rwanda, kuretse ko nanone indirimbo za Kizito Mihigo zikomeza kugenda zambuka imipaka no mu bindi bihugu by'ibituranyi by'u Rwanda bikomeza kugenda bikina izi ndirimbo. Indirimbo z'uyu mugabo zakomeje kugenda zikundwa n'abatari bake, uretse ko nanone uyu mugabo amaze igihe kirekire yitavye Imana, ibikorwa byiwe na n'uyu munsi bikaba bikivugwa n'abatari bake. Kizito Mihigo umwe mu bagabo ba mbere mu Rwanda bacagaga gukora indirimbo z'Imana zikaba zararebwe na miliyoni 5. Yakoze indirimbo irebwa mu kanya gato nk'aho guhumbya, ikundwa na benshi na n'uyu munsi n'indirimbo igikunzwe. Indirimbo yo kuramya no guhimbaza Imana akari imwe mu ndirimbo zakomeje kugenda zizamuka mu Rwanda, cyangwa se zakomeje gukundwa n'abatari bake mu Rwanda. Twuse cyane ku mwanya wa gatatu turasanga mu basore bakunzwe cyane Yvan Buravan. Uyu musore akimara kwitaba Imana yakomeje kubabaza benshi, bamwe mu bakobwa bakomeje kugenda bagaragara ko bakomeje gukunda imiterere y'uyu musore. Uyu musore nanone akimara kwitaba Imana, benshi bakomeje kugenda bagaragara mu gahinda n'amarira yakomeje kugenda yisukiranya mu Banyarwanda. Uretse ko nanone uyu musore Yvan Buravan wakomeje kugenda ukora ibikorwa byakomeje gukundwa n'abatari bake, uyu munsi indirimbo za Yvan Buravan zikaba ari zimwe mu ndirimbo mu Rwanda zikomeza kugenda zikinwa n'abatari bake. Yvan Buravan ni umwe mu bahanzi bapfuye, ariko uyu munsi nanone ibikorwa bya Yvan Buravan bikaba ari ibikorwa bikomeza kugenda byambuka imipaka, uretse ko nanone ibihangano bya Yvan Buravan bikomeza gukundwa umunsi ku munsi. Yvan Buravan ni umwe mu bahanzi mu Nyarwanda bapfuye, bakomeza kugenda bariza benshi ndetse kandi barababaza benshi. Yvan Buravan uzwi ko gukundwa n'abakobwa mu Rwanda, wakomeje kugenda useza benshi mu bakobwa, uyu munsi akamwe mu bahanzi bitavye Imana uyu munsi, ariko bakaba barakomeje kugenda babaza benshi. Umwe mu bahanzi ba mbere mu Rwanda bapfuye uyu munsi bakaba bagikunzwe. Gusa cyane ku mwanya wa kane turasanga umwe mu bapasiteri bakunzwe n'abatari bake mu Rwanda, bakomeje kugenda babwiriza henshi, bakaba barakomeje kugenda bakundwa n'Abanyarwanda. Uyu mupasiteri azwi ku izina rya Pastor Theogene, akaba ari umwe mu bapasiteri bakomeje kugenda bogeza ivugabutumwa mu Rwanda, uyu munsi bikaba yaritavye Imana, bikaba byarababaje benshi mu Banyarwanda. Ibikorwa bya Pastor Theogene ni bimwe mu bikorwa bikomeza kugenda byambuka imipaka, bikaba bigikunzwe nanone mu Rwanda. Ibitaramo yakomeje kugenda akora byakomeje gukundwa n'abatari bake na n'uyu munsi. Gusa cyane ku mwanya wa gatanu turasanga umwe mu bahanzi bakunzwe mu Rwanda, uzwi kuba yarakoze indirimbo za rap. Uyu muhanzi akimara kwitaba Imana, benshi bakomeje kugenda bagaragaza amarira. Uretse ko nanone urupfu rw'uyu nguyu rwakomeje kugenda rutemerwa na benshi bakomeje kugenda bibwira ko ari prank. Gusa mu masaha make cyane inkuru nibwo yaje gushika ku Banyarwanda, bivuga ko uyu muhanzi cyangwa se Kabaka yitavye Imana. Benshi bararize cyane na n'uyu munsi ibikorwa bya Kabaka, amwe mu album ya Kabaka akomeza kugenda asamuka buri munsi nk'uko bukeye. Jay Polly wakunzwe n'Abanyarwanda. Reka ngushime ko twabanye kuri uyu munsi, njye nitwa Mr John Ferro. Mwifurije kugira ubuzima buzima, ibyo kurya n'amafaranga. Mwifurije gutunga ugatunganirwa, ukagira umwaka mushya muhire wa 2025. Mwifurije kugira ubuzima buzima. Ciao ciao.